twongeye kubasuhuza inshuti bene data bakundwa. Hari hashize akanya mutatwumva, ariko ubu twongeye twagarutse, tugiye nanone gusoma ijambo ry'Imana ndetse twumve n'inyigisho nziza tugiye kongera kugezwaho n'umutumirwa wacu, pastor wacu dukunda. Araje abibwire, ariko insanganyamatsiko nyamukuru y'uyu munsi tugiye kureba Yesu ari maze kuzuka, ari kubonekera abigishwa be ndetse ari kubatuma mu mahanga kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa bwiza no kwamamaza ijambo ry'Imana. Ariko mbere y'uko yababwiye ikintu kizabaranga, kizatuma bamenya koko ari abigishwa be, ndetse cyerekana umuntu ushyitse uwo ari we kugira ngo ajyane ubutumwa bwiza. Reka rero n'ubundi twakire umukozi w'Imana abasuhuze, abibwire, hanyuma atugezeho ijambo ry'Imana nkuko Imana yari mushyize ku mutima. Karibu pastor. Ndabashuhuje, Imana bahereza umugisha. Amen. Nitwa Pastor Munezero, ndi umugabo ndubatse, mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ari nayo mpamvu naha dusoma ari Yesu amaze kuzuka abonekera abigishwa be, ariko abera badukurikiye ndabashuhuje. Imana ibahereza umugisha kandi ibasobanurire iri jambo, ibi tugiyemo, ibi tugiye kuvuga bigira icyo bimarira imitima yabo, abariho n'abazavuka n'abandi bose dushaka kuvuga ibintu birema ubugingo. Biranga abizera. Ibyo Yesu yavuze bitavuzwe n'undi muntu wese. Rero ndabashuhuje, Imana ibahereza umugisha, kandi mbere yuko tubivuga reka dusenga Imana kugira ngo Uwiteka akore n'ibyo tutakora, avuge n'ibyo tutavuze, akemure n'ibyo tutakemuye. Twe turi abantu, we n'umwana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ko waduhaye kuramuka, ukaduha kugeza aya masaha. Nsengeye abatwumva bose kugira ngo kugira neza kw'iri jambo no kugira neza kwawe bitunganye ubugingo bwabo n'imibiri yabo. Byambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Amen. Aha tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 16 ibice 16 umurongo w'14. Haravuze ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera. Abagaya kubwo kutizera. Ndasubiramo, abonekera abigishwa be 11 ariko arabagaya kubwo kutizera no kunangirwa imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira ikintu cyica ntacyo kizabatwara, bazarambika ibiganza ku barwayi bakira. Amen. Aya magambo Kristo akibatuma cyatse kuvuga abantu isi ikeneye bakorera Imana. Yabatumye mu isi, abatuma ku bisi, abatuma kubabwira ijambo, ariko ababwira umuntu ijambo ryagezemo. Aravuga ati hazumva benshi, ariko abantu ijambo ryakozeho, abantu ijambo rifite icyo ryaremye muri bo, abantu bakijijwe n'amagambo ya Yesu, bafite ibintu bizabaranga. Hazumva benshi, muzabwiriza benshi, haterane benshi, babasanga ari benshi, ariko hari ibimenyetso bizagumana n'abantu bizeye ibyo mwavuze, bizeye n'uwo mwavuze. Ndasubiramo, kwizera, bizeye amagambo muvuze, ariko bakizera n'uwo mwavuze ari we Yesu. Kwizera, umuntu ashobora kwizera ijambo umubwiye ariko atakwizeye. Ushobora kubwira umuntu uti nguhaye imodoka,
nubwo agusuzugura agapfa kunezererwa anejejwe n'imodoka umuhaye, ariko wowe umuhaye atakunezerewe, iyo amaze kubona iyo modoka rero ugenda ubona urukundo agukunda ruba rukeya, kuko si wowe yizeye icyo umuhaye. Dufite abantu bigeze bizera imitsima ariko ntibizera Yesu. Abahaye imitsima barabyina, bagarutse atayitanze baragenda. Bisobanuye iki? Ntibizeye Yesu, bizeye imitsima. Isi ikeneye abantu bizeye amagambo ya Yesu ariko bizeye na Yesu. Uyu mwanya ikintu abantu bakundira ubuhanuzi, ntibakunda uzabaha, bakunda ikizabaha. Kandi iyo ukunze icyo Imana iguhaye ntukunde iguhaye, bimenyekanira iyo icyo yaguhaye gishize, uragenda. Nicyo cyatumye Petero aja kuroba. Burya Petero ntiyakunze Imana, ahubwo yakunze isamaki. Ikimenyetso cyerekana ko yakunze isamaki zarabuze, aja kuroba, kandi Imana asenga itabuze. Aha munyemerere mvuge Yesu, uvuga bikaba yategeka bigakomera. Hari abizera ibintu Yesu abahaye bakaba babyina amasaha 8 ariko batizeye uwabahaye, kandi uwabahaye aruta ibyo abahaye. Hari abasetswa n'ibyo bahawe ntibasetswe n'ubahaye, kandi twari dukwiye gusetswa n'uduhaye, kuko abazongera ibyo duhaye bizashira ariko we ntashira. Arabwira ati rero muzavuga ubutumwa, shaka kubabwira ikizabereka ko umuntu yumvise. Hari ibintu 5 nshaka kubabwira bizerekana ko umuntu amagambo yanjye yamuseseye, yamwinjiyemo, yamugeze mu isoko. Amina. Ntabwo ari uguhamiriza, ashobora kuzabyina ariko yataha, ariko hari umuntu uzataha. Dore ibintu bizagumana n'umuntu wizeye amagambo yanjye mwavuze, akizera n'uwo mwavuze ari we Yesu. Ntabwo mbivuga vuba, nshaka ko abantu bategura imitima yabo bakumva ko biroroshe kubwira umuntu ngo ndakugurira inkoko akabyinisha 8, ariko si wowe ashimye, ashimye inkoko. Impamvu abyinye si umuhaye, ntabwo abyiniye umuhaye, abyiniye icyahawe. Biroroshe ko umuntu ashobora kubona umugabo akabyina, yari yarabuze umugabo akabyina, ariko ntabyinishijwe n'Imana imuhaye, ahubwo abyinishijwe n'umugabo yahawe. Njye rero ndashaka ko tunezererwa Imana, tukanezererwa Yesu. Waduhaye, uduha, uzakomeza kuduha. Amina. Haleluya, haleluya. Kwishima ku buryo bwe, niba ashobora kwishima ko yakize indwara, ariko ntiyishimire ko uwamukijije indwara. Bimenyekanira he? Yakize ntagaruka. Yesu yakijije abantu 10, hagaruka umwe. Urya wagarutse si uwanezejwe nuko akize gusa, ni uwanejejwe n'uwamukijije, kuko yagarutse kureba uwamukijije. Abandi baravuga ngo urwo twarwanaga narwo rurashize. Uzabona abantu par exemple babonye akazi runaka babyinira Imana, niba kavaho ntibabyinira Imana. Bishushanya iki? Ntibabyiniraga Imana, babyiniraga akazi. Icyerekana ko atari Imana babyiniraga, ko akazi kahavuye ntibabyine. Ntabwo abantu mubona mu isi rero bizeye. Nshaka kubabwira ibintu byinjira mu maraso y'umuntu byerekana ko amagambo wavuze ubu turimo turavuga bihumva benshi, ariko hari ibimenyetso birerekana wabyumvise by'ukuri. Imana ishimwe, Imana ishimwe hejuru. Abanteze amatwi, abanyumva, nashakaga kubabwira itandukaniro. Dore ibimenyetso bizagumana
kugumana uramubwiriza agataha ariko ibimenyetso bikagumana nawe. Yego. Haleluya. Aho aryamye abaryamanye nabyo. Yego. Iyi si rero irimo amakuba menshi ikeneye abantu bagendana n'ibi bimenyetso. Ngewe ndaguha urugero, turasenganye mfite imbaraga z'umwuka wera nyinshi, nirukanaga n'abadayimoni wenda urugero, ariko nidusenga nurataha nugera iwawe ntabwo ndaba ndi iwawe, ndirukana abakuri hose ndirukana abari iwawe. Ubwo rero nugera iwawe unarakubitwa, ariko itandukaniro aho riri ngaha yabaye byabimenyetso ari wowe biri kumwe nawe, nari kukuganiza wanataha ukagera n'iwawe bigakomeza gukora, bigakora mpari bigakora ntahari, bigakora uhari. Yesu yarababwiye ati rero shimwa mwana. Amina. Urakoze Gitare. Ni ibiki bizakomeza kwibutsa abantu ko mfite imbaraga? Ni ibiki bizakomeza kwibutsa abo mubwirije ko ndi umwami? Ni ibiki bizakomeza kwibutsa iteraniro mubwirije ko njyewe ndi umukiza? Yego. Ndabyumva. Ndabyumva. Kuko muzavuga ntahari, muzigisha ntahari, muzaje mu biteraniro njye nzaba ntahari. None muzagumana n'ibiki bizafata abantu bakavuga ngo nubwo Yesu atari hano ariko intumwa ze ziri hano? Amen. Kambasubirire, muzigisha ntahari njye ngiye iwacu mu ijuru. Muragumana n'iki? Nashimiye Kristo. Iyi si ikeneye abantu bafite ibimenyetso, bagendana ibimenyetso, bagumana ibimenyetso by'abizera. Iyi si iragoye, prisi nta bimenyetso abantu ntibazizera. Haramutse hatabonetse ibimenyetso bigendana n'abizera, bigumana n'abizera. None dufashe kandi tugere. Niki cyatumye Yesu ashobora isi? Tumwigane, tumwigireho. Niki cyatumye Yesu ashobora isi? Nibi bimenyetso. Ngibi Nibimenyetso. ibintu byatumye Yesu influence isi akaba akivuga. Ni ibiki? Ihangane usubize nawe. Ni ibiki turimo turabwiriza isi yo? Yesu utwaka yamaze ku isi ko yarayogogoje, ko yarayigeze kuri, ko nikuzimu bari bamu. Ni ibiki? Kandi wumva ijambo ritugoye, unyizera azakora n'imirimo iruta iyanjye. Niho dukomere. Yego. None ni ibiki iyo mirimo Yesu yavugaga niyi? Ntabwo mwanyumvise neza kansubiremo. Ni ibiki byatumye Yesu yamamara? Ni ibiki byatumye, ni ibiki bitumye n'uyu munsi tukivuga ko Yesu ari umwami? Yatwemereje he? Haleluya. Amina. Haleluya. Yatwemereje. Yatwemereje bw'ibimenyetso. Prisi tutabigira tuzahura n'ikibazo. Igihe tuvuga gusa nta bimenyetso, tukigisha nta bimenyetso, tukaririmba nta bimenyetso, tuzanahura n'ibibazo. Ushobora kuvuga uti ntabyo wabonye buno uzabibonesha. Niki cyatumye Yesu abantu bikana bahava bavuga bati Yesu ni umwami? Ni ikimenyetso. Ikimenyetso yari yakoze cyo guhindura abashumba bafite ibimenyetso. Haleluya. Abadiyakoni bafite ibimenyetso n'abahanuzi. Niki cyatumye mu bukwe bw'Ikana abantu bose bataha bavuga ngo tuzagaruka kumwumva? Yego. Si imivugire, ni ikimenyetso yakoze mu bukwe bw'Ikana. Cya mbere yaravuze ati aba bantu baje kunywa ariko nshaka gukora agasha, nshaka kubereka ko natashe ubukwe, ndi kugenda n'ikimenyetso. Haleluya. Avugana n'amazi, abwira abantu ngo muvoma amazi ayahindure vino. Abigishwa ihangane nyumva. Niki cyatumye se
umugore w'Inayini asenga ntabwo ari amasomo menshi ni ikimenyetso ahuriye na Yesu mu nzira agiye gushingura. Yesu aravuga ati uyu mupfu mumusubize mu rugo. Haleluya. Abagiye gushingura bahita ubwo nta muntu wababwiye ngo mwihane, remejwe n'ikimenyetso mu bukwe bw'ikana. Ntabwo Yesu yahamagaye ngo abanyizeye nimuze, oya yabakubise icyo ku mutima, yarihagarariye gusa arategeka. Iyo bicaye iwabo ibimenyetso bizagumana n'abizeye. Akavuga ariko twatashe ubukwe bwinshi, undi ati iki yahinduye amazi divayi, na n'ubu turabivuze, na n'ubu hari uwo rifashe ufite ubukwe uvuga ati Yesu azabikora. Mwareka nkavuga uyu mugore w'Inayini yahindukiye aja gusenga, aravuze ati kuva mbonye umuntu uhura n'abapfu bakababaza. Iryo rero ni ikimenyetso. Twere kuja muri byinshi, si karuvati, si kostime, si rava, si verity, si chongo, si nako, si smarti yo kwambara. Ni ikimenyetso. Kwani dushobora kuzabwiriza abaturusha kwambara ariko bataturusha ibimenyetso. Yego. Dushobora kuzabwiriza abaturusha ifaranga ariko bataturusha ikimenyetso. Niki cyatumye Petero na Yohana bashobora isi? Baravuze ngo twebwe ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko hari ikimenyetso dufite, hari ikintu dufite, icyo dufite tugiye kukiguha. Haleluya. Umuntu uri gusabiriza ati murambi iki kitari ifeza n'izahabu, aramubwira ati reka ukirye ngo bakimutamike. Akiri ni ikimenyetso kimwe gusa yatamiye ngo agiconshomere. Abarahagurutse ntawe wigeze amubwira ngo ihane. Ejo yirirwaga arabaririza ngo mumbwire aho banyuze. Yego. Haleluya. Kimwe gusa kitagira ijambo cy'urufunguzo, nta rufunguzo, nta risoza, nta niki. Amina. Dukene iyi si ukuntu yashariye, iyi si ukuntu yanutse, iyi si ukuntu iri kwivugana abakozi, ikivugana abakomeye, ikivugana abize n'abatarize. Iyi si ukuntu yanutse, igafata isukari ikayibuza abayicuruza, igafata inyama ikazibuza abazibaga, igafata ingwe ikazisenya. Iyi si ukuntu yanutse ikeneye abakozi bagumana bagendana n'ibimenyetso. Amina. Ni ikiza cyatumye Dawidi bamuririmba. Abirindutse afashe umuhumetsa utikuye Goliyati. Abagore bahimbye indirimbo atazibabwiye. Abubu nta kantu akoze, nta n'isaza azuye ngo mu ndirimbe ngo muvuge ko ngomeye. Nyereka ikimenyetso. Dore ibimenyetso bizagumana nabi. Bahise bavuga ngo Dawidi yishe inzovu. Urumva baririmbye atababwiye. Kuki babonye ikimenyetso kibagezeho? Isi yemwe bantu munyumva, musengera abakozi bagendane bagumane n'ibimenyetso. Amina. Bizagumana n'abizera. Kandi utizera ngo azacirwaho ite. Wanyiremerera nkavuga niki cyatumye bashiki barazaro bamwenyura. Ntabwo ari amasomo menshi. Agera ku gitura aravuga ati Lazaro zamuka ngo bamubone. Ntabwo Yesu yongeye kubararika mu iteraniro. Wapi. Aravuze ngo uyu uvuganye n'umupfu wari waratumaranye. Niki Yesu yaruhije abandi? Ntabwo ari imyenda ikomeye, yaje nk'abandi, ariko hageze asanga abahamaze gatatu barashinguye barageretseho urutare neza neza. Nta muntu uzi wari urimo abadayimoni 7 bazirukana abadayimoni. Dukeneye abakozi birukana abadayimoni. Umugore wa mbere wasize Yesu akamugirira neza n'uwo yirukanyemo abadayimoni benshi. Ibyo sindinda mva nkubwire nsubiza. Uriya muntu wabaga mu mva ntawabonaga icyo amubohesha. Bamusomeye amasomo angahe, bamuririmbiye indirimbo Yesu ntiyigeze aririmba. Yesu ntiyigeze acuranga, yaravuze. Bahuye n'umuntu ugendana n'ibimenyetso. Agira ngo buriya Yosefu ntiyaraguye iri. Yakijwe n'iki Yosefu?
si bene wabo, ntabwo ari poromosiyo, nta poromosiyo Yozefu yigeze aha, ariko ikimenyetso yagendanaga icya mbere, yagendanaga ikimenyetso cy'imbabazi. Icya kabiri ko atari umusambanyi n'umugore w'umwamaramu. Gatatu yari afite inzozi mwana wa mama, yerekwaga n'iby'inka yariye kandi batari kumwe na mu nzu y'imbohe. Nta kindi cyakoze, ni ikimenyetso. Dukeneye abakozi bafite ibimenyetso byerekana ko Yesu yabagezeho. Dore ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. N'iki cyatumye Petero bamusingiza. Amen. Ntabwo yiyereje karindwi, yabwiye Tabita tumva uko nkubwiye, haguruka. Abaheza bose kuki yabasohoye? Yari yiringiye ibimenyetso byagumanye nabo, yanze kugumana n'abantu, agumana ibimenyetso ngo azure Tabita. Dukeneye ababishopu bagendana n'ibimenyetso. Murambonda Sinoka. Dukeneye abaririmbyi baririmbana ibimenyetso. Utuwe muririmbyi n'uwe, muririmbyi witwa Dawidi. Sawuli yaramuteye, aravuga ati ngiye kukuririmbira ariko si nk'abasanzwe, ngenda kuririmbira mfite n'ibimenyetso. Amucurangire kane, imyuka mibi igira imuvamo. Sawuli ababuza, bararirimbaga imyuka mibi igahuha. Do utizera azacirwaho iteka. Ibiranga bizera ngibi. Mwama dufashe kandi atugire. Haleluya. Nafashijwe cyane. Nanjye. Niki cyatumye kariya ka Mose gakomera? Kuki tukivuga Mose? Ntabwo ari intama nyinshi yaratunze, ntabwo ari inka nyinshi yaratunze, ntabwo ari amamodoka yaratunze. Mwana wa mama yagendanaga n'ibimenyetso. Soma 3:4. Imana aramubwiye ngo ngiye kugutuma ariko ndashaka kubanza kukwigisha gukora ibitangaza. Ugendana n'ibimenyetso. Geze kwa Farawo, yemwe abiyamamaza nimushaka ibimenyetso, ibindi Imana izabikora. Geze kwa Farawo amukubita icyambere, amuzamurira inda kandi Farawo atagira umwana. Yego. Aravuga ati zinda zivuye. Farawo ati nemeye ko uri umuntu w'Imana. Nta bugambo bwinshi Mose yavuganye na Farawo. Farawo ari nanjye. Muzamurira ibikeri. Bigeze mu marobine no mu mariri. Farawo, ndi kuvuga abakozi n'ibimenyetso bishoboye isi. Nyirabukwe wa Simoni kugira ngo bemere Yesu yaranyuzeyo, asanga nyirabukwe ararwaye. Inzi ko abantu benshi batarumva ubu butumwa kuko ntibibari mu maraso, ariko ibyari byiza nuko tugira abakozi bakorera Imana ariko bakagendana n'ibimenyetso. Iri vuga butumwa mvuga ni umukozi n'ibimenyetso bigumana nabo. Ni umuririmbyi n'ibimenyetso, ni umushumba n'ibimenyetso, ni umuhanuzi n'ibimenyetso, ni uwerekwa n'ibimenyetso, ni umukristo n'ibimenyetso. Dore ibimenyetso bizagumana nabize. Mwama dufashe. Amen. Yabaye nta kindi Mose nta ngabo yaragira, nta ntwaro yaragira, yari yifitiye ibimenyetso. Yakubise umugabo ufite ingabo. Umva ibimenyetso ukuntu biba bifite imbaraga. Urakina n'umuntu ufite ingabo 10,000, ukamukubita agakoni kamwe waragezaga intama. Farawo rero yarebaga ko gakoni ntabona ibimenyetso, mukubita icyacenda imfura zipfuye ku cyacu. Farawo ati mugende menye ko muri kumwe n'Imana. Haleluya. Bantu tubwiriza barakomeye. Murabereka amafaranga uzasanga bayaturusha, urabereka imodoka uzasanga ari bo bazicuruza, murabereka inka uzasanga ibikuye ari ibyabo. Urabwira za sitasiyo ni izabo, urabwira esanse usanga esanse nibo bazicuruza, uvuge za kamera nibo baziduha, uvuge kositimu izo ni izabo, uravuga inkoko ibo bafite n'ibyororero, bo ntibirata izo bariye, birata n'izo boroye. Urababwira amabagiro n'aya, urababwira ngo iteraho inyama usange bafite biro 100, urababwira uburanga usange baraka nk'izuba, inzara ziriho zaha,
ubabwire kujya mu mahanga niyo batuye. Urababwira iki? Bakubita ikimenyetso. Haleluya. Ngibyo ibyo batagira ni ibimenyetso. Amen. Kugira neza kw'Imana gutumye ntumwakwicano musuye mwiyumvisemo kuganiriza abakozi. Dore ikintu kimara agasuzuguro k'abadayimoni, dore ikintu gikuraho agahimano, n'ibi bimenyetso bigumana n'abizera. Haleluya. Niki cyakuya niki Mama dufashe. Ngewe ndebye Aburahamu, nkareba ba Mose, nkareba ba Yakobo. Uzi ikintu cyatumye Labani yizera akavuga ati umukwe wanje asenga Imana. Labani yamwimye ibipfizi by'amasekuru, abyima umuntu ugendana n'ibimenyetso, abyima Yakobo aravuga ati nyimye amasekuru ariko ngumana n'ibimenyetso. Ngiye kuzibangurira nta mfizi yawe nkoresha. Haleluya. Aso abaza uduti tw'imiruzi, yadutunga ihene ikavuga iti nzabyara ubugoro. Rabaga rebera aravuga ati tubarusha ibindi ariko ibimenyetso byo. Bajya no kunywa mu mazi, izajya no kunywa mu mazi. Haleluya. Aricyo ngubwiye. Urakina n'iki cyatumye akana ko kwa Namani kazunguza isi. Namani yari afite ifaranga, yari afandi, yari afite umugore ukomeye, ariko atagira ikimenyetso n'iki na kimwe. Akana ngo kaje mu mwuka, bazarambika ibiganza ku bagwayi bakiri, karavuga tuvuka ivuze. Sintindira abanyumva, nshatse guhamagara Imana kugira ngo iteturure. Reka babwire, agasuzuguro karacyakuriho. Niba ukorera Imana nta bimenyetso kakuriho, uzubaka inzu abadayimoni bakubuze kuyibamo, kuko ntugira ibiganza. Ntabwo uzabona abahanuzi barari wawe buri gihe. Niyo bazarari wawe ntibazakurara ku buriri. Uzakenera wowe muri wowe mwimbere. Yarababwiye Yesu ati rero abantu bazigisha bazishushanya, bazigira nk'abakozi, ariko dore ibimenyetso, dore muzaje murareba uwo muzabwiriza mukabona ntiyageze no mu wa mbere, ariko mukumva aravuze ngo akavuga ururimi rusha ati bizaba bitangiye gukora. Uwo muzabwiriza ntakoresha ibinini, yakoresha ibiganza bye, abarwayi bagakira, azaba afite akanturuka. Uwo muzabwiriza yarya ikintu cyica ntikigira icyo kimutwara. Uzamenye ko kwizera kwa mugeze no mu gifu. Uwo muzabwiriza agafata inzoka, Satani ntigire ikimutwara, muzamenye ko uwo muntu yakiye kugira neza kwanje kumuri mu maraso. Aravuga ngo ibyo mvuga sinshaka ko mubito. Aragenda bibashira mu misokoro, aragenda bibashira mu mavi, aragenda bibashira mu mutima, aragenda bibashira mu maso, bakareba ibyo abandi batareba, abibashira mu matwi bakumva ibyo abandi batumva, abibashira mu biganza. Uwo dogiteri yananiwe bakabishira. Niki isi ikeneye abantu bafasha za guverinema. Amen. Gukora umurimo w'Imana cyane. Guverinoma yahura n'abagwayi bwa wabashiraho ibiganza bwa kikagera ukabubafashe. Ntabwo leta ikeneye abakristo yirirwa ihetse. Ntabwo leta iheka abakirisitu, ahubwo abakristo baheka leta. Basenga amasengesho ahekana leta. Rero icyo tubuze, mvuze ubukene ku bakozi, n'ingaruka nzavuga ubukene ku bakristo. Yego. Mvuze ubukene ku bakristo. Ukuyoboye ntabarashiraho ikiganza ngo ukire. Ukuyoboye abashaka kurya ibyo umuhaye, aho kugira ngo agukize abari wehora mukize. Ugusengeye abagusengera avuga ati kora mu mufuka, nawe afite dayimoni y'inyatsi. Hari abantu bera ku mitima bakera no mu mifuka, imifuka ikaba yera no mu mitima. Ariko ijambo ry'Imana ryo rivuga ko twera mu mitima, ariko imifuka ikaba irimo ikintu. Data we twese uvuga bikaba yategeka bigakorwa icyo ashatse gukora, ni uguteturura no kuvana agahimano ku bakozi,
satani yaguhima ugasanga urimo imbaraga z'Imana. Icyo tugiye gusengera ni ukugira ngo Imana itange imbaraga n'ibimenyetso bidukura agahimano. Uwo bahimye basanga ari kumwe n'ibimenyetso bigombana bigendana n'abizera. Ni Imana ikura agahimano. Amina. Agasuzuguro ni Imana burya agasuzuguro n'agahimano biratandukanye. Agahimano umuntu ashobora kugusuzugura ukize, ariko agahimano ni ukukubuza gukira, ni ukukumira iterambere. Waje kurongora akaguhima ngo buzapfa, waje korora akaguhima ngo ntizizororoke, waje kuzamuka akagukinaga. Ariko nje nabonye ibi bimenyetso bikuraho agahimano k'abadayimoni, umuntu agasigara. Ubu hari abantu tugiye gusengera, ariko icyo mbasabye, basaba Imana. Yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfura, nzaboherereza umufasha. Ni wo kudufasha iyi si, ni wo kudufasha abagome n'abagambanyi. Uyu mufasha naza ngo azatsinda bize. Kugira ngo duhamagare Imana. Ubu hari abantu baryamye mu mariri bibaza icyo bakora. Dore ibimenyetso icyo wakora ni uguhamagara Data. Amen. Akagukora ku munwa ukavuga indimi abazimu batumva, akagukora ku biganza wabishira ku bana bawe bagakira, akagukora mu nda icyuriye cyica ndikigira icyo kigutwara, akagukora mu bwonko ukirukana abadayimoni. Kimwe mu biranga abakozi ni ukwirukana abadayimoni. Igihe cyose ukorana n'abadayimoni ntabwo uri umwizerwa wa Yesu. Data atanze ubutware n'ubushobozi bwo kwirukana. Niyo mpamvu ubu ngiye guhamagara. Numvishe ngeze mu mbaraga nyinshi, nasabira abakozi kugira ngo ikintu cya mbere bakora ibaho ubutware bwo kuvuga Yesu, wirukana abadayimoni. Icya kabiri, ibaho ubutware bwo kuvuga Yesu, ukiza indwara. Icya gatatu, ibaho ubutware bwo kuvuga ururimi rw'ijuru mu gihugu tuzajamo. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere y'amaso yawe. Dufite abakozi benshi ugiye gutuma bigishwa. Hari ahantu wabateraniriye, ubanza kubaha imbaraga. Aleluya, aleluya, aleluya. Ubaha ubushobozi n'ubutware, ubaha ibiganza bikiza. Dukeneye ibiganza natwe bikiza, tukagumana n'ibimenyetso. Umwuka aravuze ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abize. Dukeneye abashumba ariko bari kumwe n'ibyo bimenyetso, ko nibyo bizashobora isi, nibyo ab'isi batagira. Yesu wenda gushimye cyane. Wahise ubaha ibintu ab'isi batagira, ubaha ibiganza uw'isi atagira, ubaha ibitekerezo birimo gukiza. Uyu mwanya nsengeye amahanga, nsengeye abanyumva bose, kugira ngo uretse no kubakiza ubahe no gukiza nabo. Ntidushaka gukomera gusa, dushaka no gukomeza abantu. Ntidushaka gukira gusa, dushaka no gukiza abantu. Ntidushaka guseka gusa, dushaka no gusetsa abantu. Ntidushaka gukizwa gusa, dushaka n'ibituma abandi bakizwa. Ntidushaka umunezero twihariye. Kw'ijambo ryaravuze ngo nitumara kukwemera duhamye no mu bandi ibyo gukora. Nsengeye abanyumva kugira ngo uyu mwanya ubagirire ubuntu. Ibyo bimenyetso ntibigurwa mu isi, ibyo bimenyetso ntibitangwa n'abantu. Mu ijuru rinyugwa uwo ryizeye rikamuha ibyo bimenyetso. Natwe abatwumva, ari abari mu modoka, ari abari mu ndege, ari abari mu kazi, ari abari muri za biro, babe muri biro bari kumwe n'ibi bimenyetso. Amina. Mbyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Bo tuganira amagambo make rero tate, n'amagambo aranga ibimenyetso ab'isi batagira byo kugendana n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana, umukozi wabisubiramo. Yego, aravuga ati uwizera kubatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. kandi ibimenyetso ngibi, yego, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi. Oya wikwihuta. Bazirukana iki? Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Isi irembejwe n'iki? Irembejwe n'abadayimoni. Urakoze cyane. Irero oya wishyuhaguza ito. Amina.
tukashakira ikivuguto ku hene. Yego. Amahene ntava mu kivuguto. Kandi umva nkubwire mwana wa mama dufashe kandi atugirire. Kandi aduhereze ugashakira amashereka ku mugabo. Afite amabere ariko nta mashereka. Isi iremejwe n'abadayimoni. None ubwikeneye bantu iki? Ikeneye nyine abantu birukana aba Yesu yahaye ubutware bwo kwirukana. Ariko ko mbona utabyumvishe ha. Nabyumvise. Uwumva ikirembeje isi. Wari uzi ko ingo ziri kwisi 90% zibamwe abadayimoni cyane zaziyogora. Wari uzi ko no mu biro abadayimoni bageramo. Ugasanga umuntu warongoye umukozi ukoropamo afite umugore ufite masters. Iyo ni dayimoni. Soma icya kabiri kiravuga ngo bazavuga indi mishya. Urakoze cyane. Ibi byose tuvuga Satani arabyumva. Hari ururimi Satani tu. Wamanze ukakanyumvira neza. Hari imvugo y'Imana Satani tu. Gukinga Satani ibanga. Gatatu havuze ndi. Azafata inzoka. Urakoze cyane. Uzi ko isi kubimeze gutya ari inzoka. Gute? Ja mwitangire. Adamu na Eva si inzoka yagiye. Yego. Ja muri Matayoka si inzoka yagerageje Yesu. Yego. Ja kuri Pawulo si inzoka yamuremye ikiganza. Yego. Twe turembejwe n'iki? Inzoka. Inzoka irembeje isi. Zabikuganiza tugarutse. Bazirukana inzoka. Bazafata. Bazafata inzoka. Ibyo bivuze hari abantu apfa kubwire wayaburetse. Yego. Hari abantu ubona ngo nduranye n'abarozi ngo ndimutse. Nta hantu hatagerwa n'umubiri. Niba ry'ikintu cyica ntacyo kizagira. Yego. Kizabatwara. Ni ubutware bwo kuba utuye ahantu hahatuye ngo ntacyo kizabatwara na hato. Ntabwo ari ntacyo kizabatwara ubwo na hato. Ni kugira ngo abo tubwiriza uwo ari we wese tutamukekamo umurozi. Hari abantu babwiriza abantu ariko batarya iwabo. Dukwiriye imbaraga. Igikurikiyeho kivuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amen. Isi irembejwe n'ibi. Irembejwe dusoza. Isi irembejwe n'abadayimoni. Kabiri. Irembejwe n'amarozi. Gatatu. Irembejwe n'indwara. Ibintu bigenda ku barwayi. Biruta ibiryo isi irya. Ariko kuri iyo mibare ibintu isi abantu barya birahendutse kurusha imiti n'ibikora mu buvuzi. Mugende mugire guco muzaba mugize neza. Hanyuma nitwa Pastor Munezero ducumbikiye aho tuzagaruka. Umwami dufashe kandi atugire neza. Nimero ni 78821 cyangwa se 7886689 nawe tate wababwira ibyabo ariko usengera abakozi bagumane n'ibimenyetso. Amen. Imana bamugisha bari badukurikiye mwese dore ibimenyetso ngibi. Ni ubundi warangiza ukavuga Yesu. Uri nabyo. Kuvuga Yesu rero abantu bagakizwa. Uri nabyo ugendana nabyo. Ukagenda wumva uri fier, wumva ufite imbaraga, wumva isi itajege uyikandagiye yumva yuko hari icyo umwami koko yadutumye. Imana duhana umugisha rero. Arakoze Pastor Munezero n'inshuti yacu tuba tumukumbuye kandi numva iki ni igihe tugezemo bene data cyo kumva ubutumwa bwiza twarangiza tukizera hanyuma abantu bakabatizwa. Nawe ushobora kubaho wari uri wumvise nanjye numva bo mfasheho wari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko nawe ukimara kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza nawe ibimenyetso urabifata ubundi ugende mu butumwa. Uzi ko bizakuza. Impamvu ubona uri gusenya urugo rwawe nuko ibimenyetso bidahari. Impamvu ubona ingo hari za divorce nuko ibimenyetso batabigendana. Ariko ndagusaba wowe wakakandi kugira ngo ibintu gusenya urugo iyo urugo rwananiranye
aho kugira ngo umugabo yirukane abadayimoni bari mu mugore yirukana umugore. Yego. None zubwo abayubatse bazirukana abadayimoni. Niba umugore akunaniye irukana abadayimoni bamuri. Yego. Niba umugabo akunaniye irukana abadayimoni bamuri. Amina. Imana bahumugisha rero. Turabashimira. Ahasigaye akaryoshye nikaguma mu matama. Reka iki turinze tuzasubira vuba ngaha turongera tubujye kubijyanye n'ibimenyetso. Imana duhana umugisha mwakoze. Yesu akomeza bagire neza ibimenyetso mu bikomeze. Telefone yacu ni 0788 44 19 88. Shalom. Amen.